Muri aka kanya turi kumwe na Mbabazi Theos, umuganga ukora muri diyalize, akaba agiye kudusobanurira mu buryo bw'incamake uko imashini ya diyalize ikora, uko ifasha abarwayi ndetse turaza kumenyeraho byinshi, mumutege amatwi. Ni kimwe mu ikoranabuhanga rikoreshwa mu rwego rw'ubuvuzi rigamije gufasha abarwayi impyiko zabo ziba zitagifite ubushobozi bwo kuba zasohora imyanda ibiri mu maraso yabo, cyangwa se ngo zibe zabasha no kugabanya ubwinshi bw'amazi aba ari mu mubiri wabo yagakwiye gusohoka ngo ajye mu nkari. Bimwe rero mu bintu iriya mashini ikora cyangwa se bamwe mu barwayi ifasha, harimo abarwayi baba bafite uburwayi bw'impyiko buhoraho, ibyo twita chronic kidney disease, cyangwa se abafite uburwayi bw'impyiko bw'igihe gitoya aribwo twita acute kidney injury. Hari n'ibindi bintu binyuranye, hari nk'abarwayi usanga bafite nk'imyunyungugu imwe yababanye myinshi, urugero nk'umunyu twita potassium, iyo wabaye mwinshi mu maraso yabo ushobora guteza ingorane. Iyo batabashije kuvura, abaganga batabashije kuvura mu rwego rusanzwe rw'ubuvuzi, hashobora no kwifashishwa diyalize kugira ngo uwo munyu ubashe kugabanywa mu maraso kugira ngo ujye ku rugero wagakwiye kuba urimo. Ikindi iriya mashini igishobora gukoreshwa cyangwa se abarwayi ishobora gufasha ni abarwayi batari kubasha kwihagarika. Iriya mashini nabwo ishobora kwifashishwa kugira ngo igabanye y'amazi yari ari mu mubiri wabo, asohoke avemo, areke gukomeza kubateza ibibazo. Iriya mashini nanone ishobora kwifashishwa mu gihe umurwayi ubusharire bwe bw'amaraso, icyo twita pH, yamanutse ikajya ku rugero rwo hasi, aribyo twita metabolic acidosis. Icyo gihe nabwo dushobora kwifashisha iriya mashini kugira ngo tubashe kuringaniza iyo pH y'umurwayi. Iriya mashini nanone ijya yifashishwa mu rwego rwo kugira ngo bakure uburozi bumwe na bumwe mu maraso y'umurwayi, kugira ngo session cyangwa se ubuvuzi bwa hemodialysis bubashe gukorwa. Hari ibintu by'ingenzi dukenera. Icya mbere dukenera ni ukubona amazi meza. Amazi akoreshwa muri diyalize ni amazi aba asukuye ku rwego rwo hejuru, atandukanye n'aya mazi dusanzwe tumenyereye ya WASAC. Haba hari imashini zabugenewe zibanza kuyasukura ku buryo akurwamo imyanda inyuranye ibirimo, akabona koherezwa kuri iriya mashini mwabonye ya diyalize. Twaberetse uburyo iriya mashini ivanga ya miti inyuranye dukoresha kugira ngo iyo miti n'aya mazi bize kwegerana n'amaraso y'umurwayi, imyanda iri mu maraso y'umurwayi ivemo, noneho yinjire muri ya mazi cyangwa se rwa ruvange rw'imiti, noneho bijye kumeneka hanze, aribyo twagereranya n'inkari. Ni ukuvuga ngo iyo kirimo gukora kiba kiri gukura imyanda mu maraso y'umurwayi, ariko kinakuramo n'aya mazi nakomeje kubabwira usanga yariretse mu mubiri w'umurwayi iyo atakibasha kwihagarika. Iriya mashini nabyo irabikora. Dushobora kuvuga ngo umurwayi runaka akeneye kuba yakurwaho litiro zingana gutya z'amazi, noneho mashine ubwayo ikabikora, igakuraho ayo mazi, igakuramo n'aya myanda. Umusemburo ku busanzwe ufasha umubiri mu gukora uturemangingo tuba tugize amaraso ntabwo uba ukirimo gukorwa. Impyiko ntabwo ziba zikirimo kuwukora, ku buryo n'ubundi ku busanzwe abarwayi b'impyiko bakunda kugira ikibazo cy'ubuke bw'amaraso, bya bindi dukunze kuvuga ngo ni anemia. Bakunda kuyihorana ku buryo bisaba yuko tubatera imiti isimbura wa musemburo utabasha gukorwa.